kuko umugabo wanje arakanta amaze kumenya ubu nyine nsohotse nkavuga ngo ngiye mu kazi nubwo nogaruka saa sita za nijoro umugabo wanje ntiyotekereza ko nagiye ahandi hantu bitewe n'ukuntu amaze kumenya tumaze kubana tiyo kwa mayanzura ngo amavate se kamareze babagiye mu bagabo sinzi cyo kintu ko cyo kwa makiza mbere yovuga ati wenda nahuye na John cyangwa nagiye muri mushaneza wa mama ndatinda cyangwa nakoze impanuka ico nico kintu coza mu mutwe wiwe mbere sinzi uko kwa matekereza ngo ubundi reka mbabaza ariko hari umugore ushobora gutinda umugabo akamavango yagiye mu tegeko turubuzubona ko igihugu cyose kigira amategeko ukubu nyine hano muri Kenya badafite amategeko umuntu ko zamavyuka kamayica mugenzi wiwe kandi kino gihugu gifite uburenganzira muri muntu afite uburenganzira ariko uburenganzira burimo amategeko rero natwe mbere twari dufite uburenganzira ariko bufite ico bugomba kugenderaho budufite aho butagomba kurenga mpamvu rero kwihangana nje mbona ko kwashize mu miryango abantu bageze ahantu bumva ko bagomba kugira uburenganzira butarimo umuco uburenganzira hahandi wumva ko ukora ikintu cyose ucemerewe kandi uracemerewe pe ariko uyirengagiza ikintu cakurangaga iwanyu warigiraga uburenganzira ariko bufite kwihanga babyumvishije nabi nje niko nzambona bikanze ikizungu bikanze n'uburenganzira agahita yumva ko bwa burenganzira bwiwe kwiriye guhahaza umugabo niba umugabo avuze ati uzi utaha kare umugore ati wasaze jewe ntaha kare ese uko harabago muraho neza nshuti bavandimwe turabasohoje mwese aho muherereye Imana yo mu ijuru ibaho umugisha twishimiye kongera kugaruka hano twari tubakumbuye twizere ko namwe mwari mudukumbuye twagiye tura nyine kubera changamoto za hano ariko twagarutse rero tubahaye ikaze kuri Muhira International turi kumwe n'indi televiziyo ya Cloud TV umutumirwa wacu ari behind camera yanze kuza hano ariko muramwumva niwe waduteguriye uyu munsi rero reka niyegereze mwene data nawe agira ico ababwira tubahaye ikaze n'ubundi kuri Muhira International no kuri Cloud TV ibyo kiganiro mbese aho uzokena ari uzokirebera tugiye kuganira nk'ibisanzwe hari ibibazo nyine umuntu wa Cloud TV yateguye muze dusangire ibyo bibazo tubinamusubize nawe usubize uko ubyumva ni ukuganira muri bino buzima nyine dusanzwe ibintu tugenda duhura nabyo tugira ico twungurana cyane cyane ni kungo n'uburyo tugomba kubana tubinyujije mu muco amazina nibagiwe kuyavuga nibazizane yanje Kamariza Imakira asante tugahaye ikaze murakoze cyane ese ubwira abantu izina basi bakamenya izina nze ni Eric noneho tumaze iminsi dufite changamoto hano yego kubera ko turagira ngo tuze kwihuta asubwo maninjemo neza yako ni nkuko ni nkuko urumva tunyuze ku ruhande cyane ngo tukomeze tugira twahoze turi kwibaza uburyo kwihanganirana bisigaye byarabaye ikintu kitagihari pe ikintu kitagihari noneho turavuga ngo nzamure kwijwi reka ndizamure kuko kaho asante twari tuvuga kwihanganirana mu miryango kubona ari ikintu gisigaye kitagihari pe abantu babizi hamaze iminsi hari changamoto y'ibintu bitari binamenyerewe mu bwoko bw'abanyamurenge noneho turavuga tutireka tuganire tuvuge se mubona gute kwihanganirana mu ngo kuki muri kubona bigenda bitakara noneho ariko murabizi ko hari igihe tugira uruhande rwo kugereranya n'iminsi yatambutse ngaho ni kare mu kiganiro nuko tugiye kuganira mwe mubibona gute kwihanganirana kuki mutekereza biri kugenda bishira mu bantu kurikiranye wenda ukurikije uko iminsi itambutse byari bimeze aho nyine data nasubiza turasubiza uko tubyumva kugira ngo tuganire n'abadukurikiranye n'abafite uko babyumva
ariko byakabaye byiza buri muntu wese akumva ko yari umukoro we kugira ngo asangize abandi ibyo yihanganiye kugira ngo uyu mugenzi we nawe yubake. Kuko mu byaturangaga nk'abanyamurenge ntitwagirangaga no gusenya, kandi ntibivuze ko tutagiraga imbogamizi mu ngo, zarahabaga n'ubundi, gusa ubu nyine zishobora kuba zarabaye develope kubera ibihugu twagiye tugendamo, ariko umunyamurenge yarangwaga no kwihangana. Icyo ni ikintu kimwe kiranga umunyamurenge. Impamvu kwihangana kwashize, twabonye uburenganzira abagore cyane. Tumare kubona wenda tujane buke buke. Yego. Uburenganzira, iyo tuvuze kubona uburenganzira, bivuga se kureka indangagaciro? Kuko iyo uvuze ngo twabonye uburenganzira, ni nk'aho wavuze ngo mbere abantu bari baboshe cyangwa badafite nyine kwisanzura mu buryo bagomba kugira. Noneho jewe na mbere cyangwa twari dufite uburenganzira, n'iki twavuga ni uburenganzira wenda n'iki? Na mbere twari dufite uburenganzira ariko bufite ubufura, bufite nk'itegeko, reka mbyite nk'itegeko. Turubuze ubona ko igihugu cyose kigira amategeko. Ukubu nyine hano muri Kenya badafite amategeko, umuntu kozamavyuka kamayica mugenzi wiwe. Kandi kino gihugu gifite uburenganzira, muri muntu afite uburenganzira, ariko uburenganzira burimo amategeko. Rero natwe mbere twari dufite uburenganzira ariko bufite icyo bugomba kugenderaho, budufite aho butagomba kurenga. Impamvu rero kwihangana nje mbona ko kwashize mu miryango, abantu bageze ahantu bumva ko bagomba kugira uburenganzira butarimo umuco. Uburenganzira hahandi wumva ko ukora ikintu cyose ucemerewe, kandi uracemerewe pe, ariko uyirengagiza ikintu cyakurangaga. Iwanyu wagiraga uburenganzira ariko bufite kwihanga, bufite nyine kutarenga. Noneho urakoze cyane. Impamvu kwihangana gushize mu bantu, niba navuga niba ari ukwikanga ikizungu. Noneho iwacu kubera abantu nyine babaga batuye, watinyaga na sosiyete. Ariko twageze mu mahanga dushaka gufata imico y'abanyamahanga. Ariko iyo umuntu yabaga nyine atuye, abantu bose ubona barihanganye. Uzwi iwacu umugore bamukubitaga, noneho niba bamukubise nko mu maso hari kugaragara, agahita avuga ngo yenda ni igiti cyamwishe cyangwa se ni urukuta. Ariko kandi ari umugabo wamukubise. Yego ntituvuze ngo abantu nyine babe muri ubwo buzima, ariko mu by'ukuri tubabajwe n'imiryango iri gusenyuka. Noneho hari ikintu narimo ntekereza, kandi turagenda tubyunguranaho. Urabona hari ibintu bibiri. Hari kuba umuntu wenda yaragiraga n'izo mbogamizi, ariko akaba ashobora kwihangana kuri hejuru, wenda dukurikije umuco. Hakaba hari noneho no kuba ubungubu n'ibintu biri kuvugwa ubona ngo byananiranye mu ngo, ukabona ahubwo n'ibirya bitanafite n'ubukana. Sinzi na muza mubibona mu mushasha, haba ibintu nyine ubona nyine byitwa uburenganzira, ariko si uburenganzira bitaremereye, aho ugasanga nibyo byatumye wenda abantu batandukana. Noneho nahoze ndi gutekereza, ndi kuvuga ngo abantu ntibari abantu ntibari kwitwaza, ahubwo kuba batakiri mu murongo w'uko Imana yakoze ibintu. Hari ukuntu Imana yakoze ibintu ko umugore agomba nyine kubaha, kuganduka. Si no kuganduka, no kuganduka. Bakaba bari kwihunza inshingano yo kuganduka, bikaba byarajanye no kwihangana. Kuko burantekereza ko mu kuganduka habamwo no kwihangana cyane. None abantu bakaba batagishatse kuganduka, bakaba bari kugana nyine mu bwigenge. Ikibazo cyabaye nuko twageze ino dusanga umugore afite ubwigenge kandi buri hejuru. Noneho ugasanga abantu bari gushaka kuvyitiranya. Bibiliya ivuga ngo umugabo niwe mutware w'urugo. Noneho ugasanga umugore yashatse nko kuja muri wa mwanya w'umugabo. Umugabo ntaba agifata icyemezo mu rugo, umugabo ntaba akivuga. Noneho ugasanga bamwe nyine basa nk'ababyumvishije nabi, jewe niko nzambona, bikanze ikizungu, bikanze n'uburenganzira, agahita yumva ko
bwa burenganzira bwiwe akwiriye guhahaza umugabo. Niba umugabo avuze ati uzi utaha kare, umugore ati wasaze jewe ntaha kare. Ese uko hari abagore ariko turaza kugera naho hantu turebe kuko nanone ntiruza kuvuga ngo nkako waruvuze niba bigeze aho umugore wenda ari kugira ikintu akora ngo umugabo amutahishe kare kandi wenda hari ahantu yahawe akazi, avuga ngo niba yarageze ahantu wenda yahawe akazi hari amategeko y'akazi, hari ukuntu akazi kagomba kuba kari gukorwa, kubera ko umugabo iwe atumva ko akwiriye kuzamura imyumvire ngo wenda n'urwo rugero twadutanze bijanye n'akazi no gutaha kare, ahubwo jewe nari mbonye nkiri umugabo ngo azamura imyumvire avuge ngo okay umugore wanje arakora, none niba umugore wanje akora nje mpuye kwitwara gute? Jewe sintekereza ko umuntu yaba akora ngo arico bapfa n'umugabo mu rugo. None se wabwira umugabo wawe ngo usoza gukora saa 3 yenda niba ari ahantu bisaba gutega ukaba wogera mu rugo saa 4, umugabo wawe icyo ngicyo mukagipfa, ahubwo ntekereza ko wagiye ahandi. Hari abagabo rero turaza kugenda tubivugaho ko twihangana tuze kugushira ku bagore gusa, nyine turi kuganira ariko twebwe turaza kureba ku mpanze zose. Urwo rugero rwacu turi gutanga umugore niba afite kuva mu kazi saa 3 tumva ko byahise bikereya indi atmosphere iri buze gutuma niba bafite abana umugabo nagomba kuza guparticipa ku rwego rugaragara mu muryango, ukumva tujanirane ukumva bimeze. Noneho niba ari uko bimeze umugabo birasaba kuko azana yo koroha, kandi gakoroha si uguciririka ahubwo nukureba situation ihari kugira ngo abantu bajane. Yego si nkuko yego niyo mpamvu ndi kuvuga ngo nubwo turi kugenda tuvuga ngo kwihanganira bikugenda bigira twe kureka gusa twe kubishira gusa ku bagore ko gufinyangwa cyangwa ngo baba sinkakweme. Hari n'abagabo bananije abagore, hari abagabo bananije abagore none mu mucoga abagore nyine iyo urugo rwasenyutse bazavuga ngo umugore wasenye, ntabwo baravuga ngo umugabo yasenye urugo. aho ngaho gani ikibazo kije ariko hari abagabo bagita kurya twavuze ese nitwe twamuvuze wagize ayitatu atari muhira kari amafungo ariko kuri abo bagenzura basanga n'umugore yarabigizemo uruhare. Ariko nje hari ikintu maze kubona turi kureba nti turamara igihe kinini muri uru rugo twebwe nje na mugenzi wanjye twubatse, ariko ku mugabo wanje harakanta amaze kumenya ubu nyine nsohotse nkavuga ngo ngiye mu kazi nubwo nogaruka saa 6 za nijoro umugabo wanje ntiyotekereza ko nagiye ahandi hantu bitewe n'ukuntu amaze kumenya tumaze kubana tiyo kwa mayanzura ngo amavate se kamareze babagiye mu bagabo sinzi cyo kintu ko cyo kwa makiza mbere yovuga ati wenda nahuye na Jam cyangwa nagiye muri mushaneza ba mama ndatinda cyangwa nakoze impanuka, icyo nicyo kintu coza mu mutwe wiwe mbere sinzi uko uko amatekereza ngo ubundi reka mbabaza. Ariko hari umugore ushobora gutinda umugabo akamavango yagiye mu kabari. Je no ari kibazo turi kugira yiwe mana we mu kabari umugore ejo ndarabumvise abagore nk'abangaye nk'abatatu hajya tuza tunyura ubwo bahazi nyine barahazi mufite muza munyura haranzwe tunyura dutashe nasanze abagore nk'abana bonyamurenge beza cyane bari kuvuga ngo nje aho kugira ngo nicishe umugabo iyo jambo nararyumvise ngo nagenda nkamwinzoga ngo nkamurumogi kagira ariko ngunje ngo sinofungisha umugabo cyangwa mwicisha kurumva bakavuga nyine zamushene bicaye akantu turumvaga nyine bazacuruza ku muhanda noneho ariko hari ukuntu baza bagiye bucika tubona ko kurya basigaye bahaba abo mutobare se barahawe kurumva je rero naho zindi gutekereza burya nubwo naturi kuvuga ngo kwihangana kugenda gushira ariko biza biterwa n'abantu bahuriye bamenyaniye wenda twe tugena tubihuza wenda n'umuco wa kera wasangaga kera niba bakujanye nyine ukagushingira ahantu nta yindi obusi ufite nyine nta yandi mahitamwo ufite
nyine washatse ubwo nyine ase mwebwega mu biturusha twebwe twakuriye mu Kadomo mutubwire byagendaga gute ndashaka kuza kubihuza nuko abo bungubu bari guhurira niba muri ako kabari cyangwa niba ari kuri izo mbuga nkoranyambaga biratandukanye kwihangana umva wihanganye wamujana yandi amahitamo afite ikintu cyonyine yagize nuko ari bugume muri urwo rugo byari bitandukanye urumva ngo kera ngo barateruraga guterura ni nk'igihe yenda umukobwa bamusangaga niba yagiye kuvoma bagahita bamutwara by force kandi bashaka akubaka hakaba abandi rero ababyeyi nibo bumvikanaga bakavuga ati mu rugo kwa hari umugeni bakagenda gusaba umukobwa atazi n'umuhungu umuhungu akazagira nk'igihe akaja kumureba ariko akaba yanamurangiza gusa bakaba bamwereka turiya niwe mugore wawe nuko bakazongera guhura umunsi w'ubukwe kandi bashaka kubaka urugo rugakomera ariko ubu nyine turi mu kumenyera twenyine none se tiwumva ko ubundi muri tuvuze kuri icyo gice cya mbere cyo umuntu wenda baramujanye agumye wumva yabaga avuga ati nta yindi ushwa mfite nukuguma hano ibyo nze usanga uko bizaba bimeze kose njewe uko nagiye cyangwa banjanye aho hakabiri nanone waruvuze tumva ko bamutungiye wenda agatoki bavuga ati uriya niwe wawe biravuze ngo nawe ga ntakundi wumva hari ukundi agize se ariko ubu ngubu kwihangana urumva n'ubundi bikozwe mu kwihangana byose baramubwira ati nuko akavuga ati nuko nawe akavuga ati nuko ariko ubu kwihangana usanga wenda umukobwa ahisemwo yarafite akana kabatanu bose bamuganiraga kandi wenda kuntega imwe noneho ubwo harabaho aba online hari abo bahura ubwo wenda sinzi ku ishuri hari abahura gusenga mu bukwe bambaye bombi mu bitaramo nari mbibagiwe ari ejo bundi umusore umwe arambwiye ati pa washatse umugore bambwira ati nabuze umugeni ariko twariho tuganira arambwira ati uzuja mu kabiri turagira mu kabiri ati uzuja mu kabiri jenga mu banyagihugu n'umucurangira uza ati none ukura undi sobona gute umugore wakoraho umugeni ati nzoje mu kabiri nonega ariko go mu kabiri arito mu kabari cyane sawa reka ariko ga ikintu ahubwo noneho kimaze kwihangana kose twariho twaza tuvuga buriya umugore ni umugore mu rugo ntabwo umugore umubonera mu rusengero oya hariya umuntu wese aba ari mwiza hariya nje hari na wa wundi twavuze wagize amafundo ageze mu ikanisa ukamubona oya ni namwe ngo aba uhita ubona ari umugabo w'imfura cyane aho none hari televiziyo nabonye niba ari abagabo ngo bakunda Yesu ariko ngo bakunda n'icupa iyo nizo ndamuzi twarabibonye ngo bafunguye ikanisa ryabo ngo ry'abasizi kama ntiwaribonye sinzi aho bahekeye je narakabonye ku kantu nanjye narakabonye bakunda Yesu kandi bazarima indirimbo z'agakiza ariko iyo ukabukira gutya bahita bakwinjira n'icupa urumva kandi ngo bakunda umwana none umuntu mwahuye muri ubwo buryo ajya kweretsa ishusho itari ya nyayo cyangwa nyine atari no kuvuga ngo yafashe umwanzuro w'uko nta yindi option afite yuko agomba kubaka kumva yo kwihangana se haruguhari ntaguhari ari ijambo nategereye tararyibagirwa reka ndivuge ku isimbi umuntu ari kurivuga ni mama Kabendera hagira indi yitwa Tijara Kabendera uriya mu mama yashinze ubu nyine
hari nahita ko ari company yashinze yo gushigikira ingo, kwigisha ingo, kwigisha imiryango mama. Yaravuze ngo umugore wamenyesha social media n'umugore mwahuye bakurangiye, abo bantu bombi baratandukanye. Umugore mwahuriye kuri Instagram mugapanga ubukwe mukazahura umunsi w'umurenge, atandukanye na wa mugore musanzwe muziranye muhura buri munsi, kandi izo ngo zombi zirahabanye. Umuntu mwahuriye kuri social media nkuko tuvuga gutya, abantu baragira ngo wenda abantu bo hanze ngo ibiki, oya ari ukuntu mu Rwanda ngo bigezweho, mugahura n'umuntu kuri Instagram abahanze akamakora umurenge amara akamasubirayo, kandi aza kwereka uruhanda ashaka, ariko uruhanda ashaka yambaye nabi, wamumenyeye ku mafoto, nta muntu n'umwe mubaza ngo amumenye, ajya ameze neza ya kamera yo muri studio cyane. Tuzi niba cyacu tubarashizemo hano wenda ari technology, sibyo? Tiwo bimenye. Aravuga ngo izo ngo zombi ziratandukanye. Abantu habe n'ubundi mbogamizi nyinshi dufite ni ingo zirimo kubakirwa, navuga ko ari izi za social media nyine, mbese zirimo kubakirwa online, reka ariko tubyita. Muragiye murahuye mukoze ubukwe, noneho warangiza ukamusanga mu gihugu yenda yaturutsemo, benshi bari mu kugira agahita avuga ngo ntabwo ari type, kandi ntabwo ari type, ntabwo ari type, yenda yamushatse ashaka visa, yagera yakareba winere na mirere ubuntu, uyu mukecuru asigaje kubyara umwana umwe, umuhungu uracafite muri za 30 nibwo kiri kugera muri 30. Ariko izone tuganire ubundi umuntu w'umujene asa gushaka gute umuntu w'umukecuru, ubwo ni kubasore gute n'ukuri. Icyambere ni irari, icya kabiri ni ubunebwe. Dufite abasore badashaka gukora ariko bashaka ifaranga, yaba ari abakobwa yaba ari abahungu. Ejo uravuze akandunda, ejo hari wacu twari tuganira arambwira uburyo Imana yakozemo ibintu byayo, ikintu cyose cyiza ni ukuruha, ikintu cyose cyiza yego ni ukuruha, niko Imana yabyuba. Urumva kuva Adamu na Eva bacumiye muri Edeni, Imana yahise ishiraho amahame, umugabo azarya yarusha, umugore abyare yishicura, ababaye. Uvuga ngo rero ako kantu yaruvuze ko ubunebwe, tureba nk'umuntu ashobora kuguheza. Niyo mpamvu n'urwo ruko kandi abagore bo bakunze kuba wenda banakunze, twe turoroha cyane, ariko nabwo ntubirengagize ko ashobora kuba ari amarangamutima y'akantu yarangije. Tugira amarangamutima arangutse nanone, ariko byibuze iwe aba ari kubona ko nta yandi mahitamo yandi azogira. Kurumva tumva ko bamuhaye ikintu cya bure ni nko kuvuga ngo wenda niba ari nk'iyo visa cyangwa kuvanye muri Afurika kuzanye i Burayi cyangwa kuzanye hehe, cyangwa wenda n'ubwo bukwe nta bagore gabaza babukora iyo bugenze akagura. Dukunda ibintu bihenze, twita yumva ko atabifata kubera ko kitavuye mu cuya. Abagabo niko bameze, iyo kitavuye mu cuya valeri yacu ntibihari. Jewe niko mbizi cyane ngo ugire icubahiro wa mugabo we utarica icuye, utararuha mu rugo, uzagira urabona arushye mu rugo. Urabona nibi tuvuye turi kugenda tuvuga kuri yanjye yo kwihangana, yego aho kwihangana ntimo gutegereza. Uzi n'impamvu n'imiryango irimo gusenyuka cyane, ibi by'uburinganire byabaye nuko uburinganire ntacyo butwaye, uburinganire ntacyo butwaye. Uzi cyatumye abagore sasa tugira ijambo noneho biremereye kurushaho, ahubwo bagize nuko umugore nawe nyine yokora ikintu cyose umugabo akora, ari izo faranga nawe uzikorera, kuko umugabo ntabwo yazaga. None se niba umugabo adakora ari we ukora, biragoye ko umwihanganira mu makosa yose ukora. Biranumvikana. Ubundi se umugabo udakorera urugo na Paulo yavuze akantu keza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Udakora kakagire gute takaje, none abantu ko barajya gusa, ahubwo none nico bashoboye. Yes, ibintu nanditse ni Paulo. Udakora takaje. Imana yo yaravuze ngo none harindi jambo rindi, none sinzi kunta amajambo araje, ariko no kugira umuntu akwiye kuba yihagije kugira ngo abone ivyo gukenura abagenzi. Iryo jambo murayizi rirahaba. Ugomba
Paulo yaza ashishikariza abantu mukore kugira ngo mwihaze, nimara kwihaza mubone ibyo gufashisha abandi cyangwa ibyo gukenura abandi. None wewe urashaka kugira inshingano utazi no kwigaburira, utazi kwiyambika, urashaka ngo utazi kwishurira inzu. Nicyo kibazo dufite. Ubundi bamugani kwihangana, tugukure hehe kurava he. Icyambere turi umurwayi, icya kabiri nta yindi nshingano yindi ituma ikubuza gukora. Wenda tuvuge hari abantu bamwe bafite imyaka itabemera gukora akazi kavunye, tuvuge ngo ariko mu gihe ciwe cy'ubusore yarakoze. Nk'ubu ngubu umugabo ntiyokenera ngo yubahwe n'umugore, hari n'umwana ntiyokubaha atokubwira ngo dadi ni baye afya ngo imubaye, yokubaha gute? Azi ngo mama niwe school fees, mama niwe ikirato, azubaha se ryako. Uzi tukuvuze ko ibintu byo gukora, hari abavyeyi bameze gutyo, abagore mu nshingano zose zo mu nk'abantu bari kubishobora bageze hanze bari wantu reba abajene bose benda batari gukora babanebwe gutya twirirwa ko bari kuva hano baje mu makampuni bakabishobora. Hari n'abo bari biri mu kunanira, hari biri kunanira, ariko burya abari kugera hariya aba bose tuzatugira ngo batweze ifaranga baravunika no kurusha no kuntu tunabitekereza. Baravunika ariko yaba bari babizi ukuntu bavunika, noneho ngo bareke kuvunisha abagore babo bari. None se niba mugenzi wawe yarageze akakubwira ati yewe ubuzima hano nasanze kwa kundi bazatwohereza amafaranga gusa ukaba mu nzu nziza, akakugurira imodoka, mbese agakora iyo bwakabaga kugira ngo ubeho neza. Kubera ko wowe nk'umugabo umuhungu yasize muri Afrika udashobora kwicara ngo utekereze naje narebye ikintu nkora nkaruhura umugore wanje akazi ariko buri kwezi kohereza amafaranga. Reka jewe abo bagabo reka tubanze tukivugiraho icyo cy'abagabo badakora batunzwe n'abagore, uko bumva bidateye isoni nubwo yaba ari umugore wawe. Ni impamo ya Mungu, turi kuganira buri muntu wese afite uko abyumva. Umusore w'imyaka 30 ngo ubuzima gusa no gutarama ahantu hose ari igitaramo, kandi bene bariye nibo bari mu gutarama by'ibinyoma. Umva by'ibinyoma zo kujijisha, yagera iri agahita abwira umugore we ngo style ye umuntu yarakuruhiye ntacyo atakoze muri cya gitaramo akagenda amagendo ni wa muntu kugira ngo yereke umugore we ko akishijwe ngo azamubona muri Fosco. Reka nkwereke ikintu nje ndi gutekereza. Ni ukuri na Yesu yaravuze ngo ndakora, ngo oya data arakora nanje ndakora. Uzi ikintu yazavuga? Ikintu cyose umuntu akwiye kugira gute, akwiye gushaka uko akora, gukora. So rero twaza tuvuga wenda ibintu bigiye bitandukanye, ariko kwihangana ku mpamvu ziri kugenda zituma kwihangana wenda mu ngo bigenda bibura. Gusa twanga guherera gusa twanga kuguma guherera ku bagore gusa, kuko bakwiye kugira wenda tuvuga no ku mpande zose. Ariko icyo dushaka ni ukugira ngo abantu bubake, bagume bagire umuryango ufite gahunda no gukomera ku muco cyane, kandi nta ibintu bya divorce byo kubigira nuza tibigezweho. Urumva abantu babanye bakundanye cyangwa mbere kuja gutera iyo ntamwe yo kubana n'umuntu wabitekerezaga cyane, n'usundi wazutekereza mbere yo kubana n'umuntu. So wazubona ni visa cyangwa wenda wagera wasanga cya kintu ushaka ntigihari ikaba intandaro yo kuvangura ruvamo cyane. Niba waramukundisha inyawashika ugasanga ariyo kuba dikugahita umwanga. Imagine ese ubundi reka urumva ni ikiganiro kirekire twagirana, abantu benshi bari kugenda bagira, ariko turashaka byuze kugira ngo tuze kugana ku musozo. Noneho tuvuge wenda nk'akantu ko kugira nk'inama cyangwa uko tubitekereza, cyane ko wenda mwe muzirimwo twe tuzirebera inyuma, ariko turebe nyine mutugire inama cyangwa natwe tubagira inama. Uko natwe dufite ibitekerezo ku ngo tutagira ni ikibazo kubera ibibazo biri aha hanze. Wenda njyewe nsoza nange kuvuga nkonkurudinga, ariko konkurudinga nsoza abantu nyine buriya impamvu yo guhura n'umuntu no kubana n'umuntu kuri ubu ngubu, kuko wenda abantu basigaye bihitiramwo wenda bakakurangira, ariko nyine akaba ari uza kuba ufata umwanzuro wa nyuma. Nyine abantu bazabanza barebe papasi
yo kuba bagiye kubana n'uwo muntu hanyuma bizaza bibaha nyine kuvuga ngo okay niba ntagize kuri ya papasi yatumye nemera uyu wacu ubwo ndaba mfeirinze byibuze nyine bagire intumbero yo kuvuga ngo nemeye uyu muntu runaka kubera nyine intego runaka wenda iyo nibwo buryo kubera ko nshaka kubaka ubwo nibwo buryo bwanje wenda navuga ngo dusoze ikiganiro kwanje wenda namwe mugire ukuntu mubaganiriza yewe iki kintu cyo kwihangana nyine twari ko tuvugaho ni ukuri ni ikintu kigoye abantu nyine barananiwe kwihanganirana ubu nyine usigaye wumva nk'umuntu agahita akubwira ati ubu nyine ingo z'ubu ngubu se umugabo nagira gutya ni ukumuta ukigendera mbese gukora divorce ubu nyine abantu mbese bamaze kubigira nk'ibintu bisanzwe ariko ntabwo bisanzwe mureke twihanganirane cyane cyane nk'abahungu n'abakobwa baba baje gushaka uzi ubanza urebe umuntu uvuge ati si uyu muntu ko hari namukunze iyi sura ye nzabana nayo kugeza abaye umukecuru cyangwa abaye umusaza indangagaciro ziwe cyane cyane ni karagiteri zizazubaka hari umugabo umwe wavuze ngo buriya gukunda iyo ukunze umuntu umukunze ngo muri ya myaka 20 gusa ngo umukunze no mu gihe amaze kubyara none ngo kugira ngo umukunze none aravuga ngo kugira ngo ibyo bintu bishoboke ngo nuko buri stage y'imyaka agezemo ngo umuhitamo ndavuga ngo tubugomba kumuhitamo rimwe gusa kuko umuhisemo akiri umukobwa mwiza uteye kujya noneho yamara kubyara ukavuga ati ni runaka nubwo ameze gutya yagira n'abana batatu kurya kunta ameze ukavuga ngo ndonge kandi muhisemo iyo bitabaye gutyo n'amaso ngazareba ngo benshi cyane nuko uvuge ko si imiterere ni ukuvuga hari ikintu abantu benshi baza birengagiza iyo bari muri fiançailles ukabona umuntu mukundana ukabona afite akantu kandi kakantu kakaba karakubangamiye ariko ukavuga iragatoye ariko kakantu ariko kaza gasenyura niba ntabyakiriye ubwo cyangwa bishira ubwo ngo ningera mu rugo ngo nzabyihangana ngo tuzabiganiraho ngo niba ubona umuntu afite akadefu udashobora kwihanganira rekana nawe hari uwo Imana yakugeneye uzaza umeze nko ku mutima wawe wifuza rero abantu bari mu kwirengagiza utwo tuntu dutoya akaba yoreba ngo ubwo ari hanze ngo reka muzane ngo ningerayo ngo nzamwana ejo ndaro twaza tuganira wacu ngo bashatse niyo mpamvu amadivorce ari wacu twaza tuganira ejo ari kuvuga ngo wacu ngashatse ngo ibyeri itembera ibaze bari kumva ni ukuvuga ngo abantu bagende bakora amahitamo meza nidukoramo amahitamo meza divorce zizaba nkeya n'abari mu ngo twihangane dusenge Imana niza yubaka kandi abagore tuganduke twibuke yuko abagabo ari abatware murakoze reka nanjye nsoze dutanga inama mu kwihangana kurya urugo rubamo ibintu byinshi kandi imbogamizi nyinshi habe nubwo umugabo yaba ari pasiteri buri muntu wese agira imbogamizi mu rugo ariko iyo umuntu yabyaye uba wawuteganyiriza abana bawe nawe ejo kuba abagore kuba abagabo rero kugira ngo usenye urugo rwawe uba wangirije abana umwana kugira ngo azahitemo yubake biragoye azovuga ati ese njewe ruriya rugo niki nzoruboneramo mama yaburiyemo niyo mpamvu uzosanga abana azavuga ati nzoza mbyara hanze ntunga abana nuko birangira abantu mugire kwihangana mushirebera kuri abana banyu nibo banyamurenge bejo nibo gihugu cejo ube kuvuga ati reka nubake nihangane ndera abana kandi Imana izabiguhembera uzi ko Imana izakubaza ukuntu wareze abana bawe cyane ukuntu wafashe urugo rwawe nubera abana urumodo mubi umenye ko uzoba nijoro woribura ihangane kubera urubyaro nabo ejo bazubake kandi ntakitagira iherezo kuko iyo wihanganye n'Imana izigereka guhereza amahoro cyane je hari umuntu nzi yarafite umugabo w'umusinzi umusinzi akamuha ifaranga akaja kunywa inzoga yamaguma araceceka agaheza umugabo akaja kunywa inzoga ifaranga yakoreye inzu bayimwishurira abandi arihangana ngo buce umugabo abitekerezaho aravuga ati ariko uyu mugore nibiteze umuntu uzanywa inzoga nasinda akamesera naruka akagira gute wa mugabo yahise yakira agakiza nka kwa kundi ijambo riza rivuga ngo kubera ingeso zacu nziza
biza bituma umutwaro wawe ahinduka. imbuto nziza zirema. Reka dusoze umwanya wagiye ninga nico batubwirije iwacu tuzogasesengura mwere imbuto gusa nimara muri ngo zirubaka cyane. Mwakoze kudukurikira nawe ugeze kuri uyu musozo. Imana iguhe umugisha, mukore subscribe, mukore share. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane. Bye. Bye. Ariko kamera cyayikora.